Ikaze bakunzi ba Semugeshi bayingana ndetse na dossier analytique tuganira politiki mpuzamahanga bifurije umugoroba mwiza kuba twumva kuri amasaha gitondo ndetse n'igicamunsi cyiza n'umunsi wa kabiri ugize icyumweru. Reka turaranganya amaso turebe biri kuvugwa ku mpuzamahanga cyane kari byinshi ndetse abakunzi bacu mutegereje kumenya aho isi igeze ndetse n'iby'ingenzi bigezweho kurusha ibindi. Reka mere kuri global surveillance. Na kindi kiri kuvugwa ni byerekeye amasezerano yo gusoza intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, ariko Israel nayo kandi tuyishyire kure. Amakuru rero Channel 12 yemeje nuko ngo Israel mu minsi ishize yashatse kunyuza amaso muri ya MOU cyangwa se Memorandum of Understanding ikubiyemo ingingo 14 byemejwe ko zamaze gushyirwaho signature, ariko hifashishijwe ikoranabuhanga hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ngo bibyaranzwe cyangwa se na Israel yigeze yemererwa kuba yanyuza amaso muri iyi MOU yasinywe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Ibi biramutse ari byo nibyo abahanga bemeza ko bishingiye ku bitero Israel ikomeje kuba muri Liban, ndetse yo ngo yakomeje intambara nk'ibisanzwe ndetse ntacyo yikanga. Mu kanya gato ndagaruka ku butumwa Perezida wa Amerika Donald J. Trump yakomojeho ari mu nama iri guhuriza hamwe ibihugu bya mbere bivugwa ko bifite ubukungu bwihuta cyangwa se byubatse ubukungu kurusha ibindi, ariko mu by'ukuri by reality siko biri, kuko iyi G7 bihugu nk'Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa ntago birimo, nyamara biri muri top 3 y'ibihugu bya mbere bifite ubukungu bukomeye mu isi, nubwo Ubuhinde bwo bwatumiwe muri iyi nama. Ndumva na Kenya yaratumiwe ndetse na Brazil, ndaza kuri ibihugu byayitumiwemo, ariko iyi nama G7 ibihugu bisanzwe biyitabira cyangwa se biyigize ni ibihugu dukomozaho umunsi ku munsi. Mbere yuko rero njya mu butumwa bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump, ndagira mbabwire ko Israel yo igikomeje ibitero byayo ndetse binakubiye mu butumwa Perezida Trump yageneye abakuru b'ibihugu barimo nka Perezida w'Ubufaransa nk'igihugu cyakiriye inama Macron, barimo kandi Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz, barimo Madame Meloni w'Ubutaliyani, barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Keir Starmer mu bwami bw'Abongereza, ndetse na Trump nyine birumvikana wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada nibyo bihugu bigize G7. Reka rero tubanze twumva ubutumwa buri kuri Bloomberg bwo Perezida wa Amerika Donald J. Trump yatangaje. Turagenda twumva icyo bishatse kuvuga, tubizane mu rurimi rw'iwacu, ubundi dukomeze n'amakuru yerekeye politike mpuzamahanga. Ati Israel imaze igihe kirekire ihanganye na Hezbollah, ibi kandi zimwe mu ngaruka nuko abantu benshi bakomeje kubigwamo cyangwa se bagenda bicwa. Ntago kandi ari ngombwa ko ushyira hasi inzu yose mu gihe cyose ufite abo uri kureba. Ni ukuvuga ngo bya bitero bya Israel byo kurasa vegrement, ni ukuvuga ngo niba bamenye ko inyubako irimo abarwayi ba Hezbollah bahite bagahagaba ibitero n'inzirakarengane ziri muri iyo nyubako zose zihatakariza ubuzima. Muri rusange yabaye nk'ugaya uburyo Israel igabamo ibitero, ariko kandi mu by'ukuri tutibeshye Israel na Amerika ni Israel. Reka twumve ubutumwa bwa Trump, ariko ibi n'ubundi bikorwa babizi. Ati nyine izo nyubako ubugabye bitero ziba zirimo abantu benshi, kandi ugasanga abo ugiye guhigamo ni umwe, ni babiri, ni batatu, cyangwa se umubare runaka. Ntabwo abantu bose bari mu iyo nyubako hari abarwanyi ba Hezbollah, ibyo rwose nabishimangira. Ati rero nagiye nsaba cyangwa se nagiye ngaragariza Israel ko ishobora kurekera Syria ikita ku kibazo cya Hezbollah. Ati mbabwije ukuri ntekereza ko Syria ishobora kwita kuri Hezbollah rwose, kandi akazi kabo ntekereza ko katanga umusaruro mu buryo bukwiye. Turamutse tudahari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidahari, Israel nayo ntiyari ikwiye kubihari, cyangwa se na Israel yabihari. Ati ndamutse nahari njye Trump, Israel ntabwo yabihari,
ati kubera ko nta wundi perezida n'umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wigeze ugira ubushake bwo gukora nk'ibyo ni gukora cyangwa se ibyo nakoze. Ati mfitanye umubano wihariye cyane na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, amwita Bibi. Atari kubu nekereza ko Bibi cyangwa se Netanyahu akwiye gufata inshingano rwose akubaha Liban. Ati Liban yahoze ari igihugu cyiza, yahoze ari igihugu cy'intangarugero. Ati ni igihugu wasangaga harimo ba professors bwo nyine n'abantu barimu bafite ubumenyi butangaje, ba muganga, abanyamategeko. Trump rwose munyihanganire ngeze aho twatugeze. Ati banyamategeko, ba muganga n'abanyamategeko. Ati rwose bamwe mu niti cyangwa se abanyabwenge navuga ko bigeze babaho n'abanyaribani, kandi koko ibyo avuga n'ukuri. Liban rwose atari ko ubu ngubu biteye ubwoba. Navuga ko ibihugu byose ati ibihugu byose nyine si ibihugu byose bishobora gukorerwa nk'ibyo Liban yakorewe kandi ngo bijye n'ubushobozi bwo kuba byakirwanaho. Ubwo rero ubutumwa bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump avuga ko hataba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Isiraheli nayo nayibiriho. Isiraheli nagaho yagakwiye kubihari iyo hatabaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero ubutumwa bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Hanyuma kandi mbuveho ngana ku butumwa bwa Dr. Al-Wagachi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Iran. Mu magambo ye ati intambara yacu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangiye, niko yabyemeje Al-Wagachi. Ibi rero bikubiye kuri aya masezerano, ahubwo ko iyi MOU cyangwa se Memorandum of Understanding, amakuru ari gucicikana cyangwa se ari kuvugwa nuko iyi Memorandum of Understanding yaba yarashyizweho umukono hifashishijwe inzira y'ikoranabuhanga, niyo makuru rwose ahari. Hanyuma yahereyeho avuga ko uko byamera kose ngo intambara hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangiye, ariko ngo biba byiza iyo wumvishe ijambo ry'amakuru. Kubera iki? Ubushinwa binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabo wangiye, Ubushinwa ngo bwabwiye Pakistan ko igice gikurikira ngo ari cyo kiremereye kurusha icyo bari gusohokamo. Ubushinwa bubwira Pakistan iri guhabwa indabo rwose kandi irazikwiye mu kuba yarafashije mu guhuza zino mpande zombi. Ubushinwa buti unumikire kuri Iran uyibwire ko faze bari kujyamo ari igoye cyane kurusha uko bari kubitekereza. Bari kwibwira ko bescapinze cyangwa se nayo masezerano bikunze, uretse ko n'abaperesi nyine nabo n'abantu bari intellectual, si abantu mu by'ukuri babwirwa cyangwa se bagaragarizwa ibintu nyine ngo babyemere ubuhumyi, which is true, kandi icyo ni ikintu nyine tudashidikanyaho. Ariko Ubushinwa n'abangi ati mudutumikire Tehran babwire ko faze ikurikiraho, kuko hari nanone ingingo yo gutegereza iminsi 60 yemejwe kugira ngo muri iyi minsi 60 naho hazasinyirwamo ayo masezerano impande zombi zifuza guteza imbere. Ati rero numikire ubambwirire ko igice gikurikira, faze ikurikira ari yiremereye kurusha ibyo kubinjiza mu masezerano, kubera ko iyi faze tunavuga niyo faze Isiraheli yo ikigabe Ibitero muri Liban. Umvisha ubutumwa bwa Perezida Trump, Isiraheli nta kiri buze kwihagarika. Kubera iki? Kubera ko nkuko Channel 12 ibivuga, baremeza ko igihugu cya Isiraheli kitigeze kigaragarizwa iriya MOU, iriya Memorandum of Understanding. Ni igihugu cya Isiraheli cyifuza ko bimwe mu byigwaho harimo gusenya ubushobozi bwa nuclear, kwangiza ubushobozi bwa misile z'abanya-Iran, ibyo bikiyongeraho guhangana n'imitwe yose yitwara igisirikare ikora mu burasirazuba bwo hagati, military proxies Iran itera inkunga, we n'imitwe y'abashia ikorera muri Syria na Iraq, n'imitwe nka Hezbollah, Hamas ndetse n'abahutis muri Yemen. Ibi byose rero amakuru ahari nuko Iran ivuga ko mu bikwiye kwemezwa cyangwa se mu biri kugerageza kwemezwa ngo ikintu cyitwa
mbisubiremo ngo ikintu kijyanye cyangwa se cyitwa niko Iran bivuga production missile zabo cyangwa se kubaka ubushobozi bwa missile iriya proxies military proxies ndetse na arme projet nucléaire ibintu bavuga ko bidakorwaho nyamara Israel nayo ikavuga ko bigomba gukorwaho. Ni ikibazo gikomeye cyane. So mu gihe rero hakirimo kunyuranya mu bitekerezo, namwe murumva aho biganisha cyangwa se murumva icyo bisobanura. Reka rero nge mbifuriza uburame n'ubugingo, babwire ko amakuru n'ibiganiro byacu by'abarakagaruka. Nishimira kubana namwe umunsi ku munsi, nkunda rwose ko mudukundira namwe mukagumana natwe na dossier analytique. Mukore subscribe muri benshi gatanu kandi amakuru n'ibiganiro byacu byo bizajya bibageraho. Hanyuma rero mugisha ishobora byose itanga niwo mbifurije blessings over blessings, mukomeze munogerwe.